Uyu mubona no musore witwa Mwungeri wimanitse ku cyuma cy'ipironi y'amashanyarazi ayurira rira avuga yuko Mukanoheri Aline yamwanze akamukuriramo inda ndetse bakanamunyanganya amafaranga 500 y'amafaranga y'u Rwanda. Ubu ku mumanuro byabaye ikibazo gikomeye cyane, dore nguriya hejuru, dore Narine watumye yiyahura avuga yuko yamwanze, nawe dore ngo kuri screen yanyu mu ntara y'umujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Umusore witwa Mwungeri yuriye ipironi y'amashanyarazi ashaka kwiyahura avuga yuko yabenzwe n'umukobwa witwa Aline ndetse akanamukuriramo inda. Abaturage b'umurenge wa Bumbogo akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali baje kugira igihunga kuri uyu munsi nyuma yo kubona umusore witwa Mwungeri yurira ipironi y'amashanyarazi agera hafi y'agasungiro avuga ko agiye kwiyahura kubera ibibazo by'urukundo n'ibindi bibazo by'ubuzima yari amaze iminsi ahura nabyo. Abari bavuga yuko uyu musore witwa Mwungeri yatangiye kuzamuka kuri ipironi nta kuzuyaza, ibintu byatumye abaturage bahita bahuruza abagenzi babo bagerageza kumwinginga ngo amanuke imbere yuko yishyira rwose mu kaga. Gusa rwose Mwungeri yabatsimbiye ahubwo akomeza kuzamuka ajya mu bishorishori. Mu kiganiro abaturage bajyanye n'itangazamakuru bavuga yuko uko yazamukaga ari nako yakomezaga gusobanura impamvu zamuteye gufata uwo mwanzuro ukomeye. Uyu musore yavuze yuko uyu mukobwa bakundanaga witwa Aline yamubenze bwa nyuma ibintu benshi bakunze kwita guterwa indobo. Yavugaga ko kuburo bakundanaga byamusigiye intimba ikomeye cyane ku mutima we, akumva ubuzima bwe butakimufitiye icyerekezo ndetse n'akamaro agahitamo kwiyahura. Uyu musore Mwungeri ntabwo yagarukiye aho ngaho gusa, yabyabwo n'itangazamakuru n'abaturage ko iwabo w'uyu mukobwa ngo bamwambaye amafaranga agera ku 500 y'amafaranga y'u Rwanda, nabyo ngo bikaba byaramushegeshe ku buryo yumvaga atakibasha rwose gukomeza kubaho. Iki ngo cyamuremereye cyane kikamutera umutwaro nkuko yakomeje bivuga ari hejuru ku ipironi. Yakomezaga ashinze umukobwa witwa Aline kumukuriramo inda. Yavuze yuko ngo umukobwa yaramaze ijya amubwira yuko atwite, ariko nyuma akaza kumubwira yuko inda itakiriho. Uyu musore avuga ko yemereye yuko iyo nda yakuyemo atabimenyeshejwe kandi ko ibyo byamubaje cyane kubera ko yamwiciye umwana, yamara kumwicira umwana agahita anamukatira. Mu gihe abaturage bakomeje kumwinginga ngo amanuke, ubwo yakomeje kuzamuka ajya mu bishorishori yanga kubumva kugeza ageze hafi y'agasongero k'ipironi, kandi ni nako umuriro w'amashanyarazi wari ukomeje guca muri iyo pironi. Abaraho bavuga yuko batangiye kugira ubwoba bwinshi, bakika yuko ashobora guhita yikubita hasi cyangwa se amashanyarazi akamuhitana. Mu rwego rwo gukumira impanuka, abaturage bahise bamagara sosiyete y'u Rwanda ishinzwe ingufu z'amashanyarazi REG kugira ngo ihagarike aya mashanyarazi anyura muri iyi pironi, bityo agabanuka ibyago by'uko yakubitwa n'umuriro w'amashanyarazi agahita apfa. Icyo gihe kandi bahise batabaza inzego z'umutekano kugira ngo zagoboke. Mu mashusho yafatiwe aho byabereye, abaturage bumvikana binginga uyu musore ngo amanuke ariko akabyanga. Bamubwiraga bati wakihanganye ukagarukira aho koko. Uyu musore ntabwo yabumvaga, ahubwo akomeje kubima amatwi, akomeza hejuru mu bushorishori bw'ipironi. Ibintu byarushijeho gutera impungenge abaturage bari baraho bose. Nyuma y'igihe gitoya inzego z'umutekano zageze aho byaberaga zitangira kuganira n'uyu musore Mwungeri ndetse zinamwumvisha ko kwiyahura ari umugambi w'ububwa. Nyuma y'ibiganiro n'ubwumvikane bagiranye, uyu musore ku bwa burembe yaje kwemera kumanuka ava kuri iyo pironi. Umugambi wo kwiyambura ubuzima ububurijwemo gutyo ku bufatanye bw'abaturage REG n'inzego z'umutekano. Iyi nkuru turimo kubabwira kandi kugeza amagingo yanga akomeje guteza impaka ku mbuga nkoranyambaga, aho benshi batiyumvisha uburyo umuntu w'umusore ashobora gufata icyemezo akurira ipironi ubundi agashaka kwiyahura, bavuga yuko rimwe na rimwe n'aba bakobwa baba babigizemo uruhare. Batiyumvisha uburyo umuntu muzima ufite ubwenge ufite mind ashobora kurira ipironi hejuru y'ubusa. Abenshi bavugaga bati ese kuki umukobwa yamukuriyemo inda, abandi bakavuga bati kuki batita kuba yaramuriye amafaranga 500 bumva bitaramubabaje. Abandi bakavuga bati ibi ngishobora kuba byarapanzwe kuko nimba uyu musore Mwungeri arimo arashinze wowe umukobwa kuba baramuriye amafaranga 500 y'amafaranga y'u Rwanda, nyuma yo kumurira amafaranga uyu mukobwa wagahita abwira uyu musore yuko inda yavuyemo. Ibi ngibi nakabaza ko bishobora gutera uyu musore ihungabana. Nyamara ku rundi ruhande benshi bavuze yuko izo atari impamvu zatuma uyu musore afata icyemezo cyo kwiyahura. Kugeza ubwo iyi nkuru yatangazwaga, ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ndetse na polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali ntago baragira icyo batangaza kuri kino kibazo, kuko abashinzwe izo nzego ntago baragira icyo basubiza itangazamakuru ndetse no kugira icyo bakora cyangwa se kugira icyo bavuga kuri kino kibazo cy'uyu musore. Ngaye nguko rero byarangiye uyu musore Mwungeri bamumanuye y'amahoro, ndetse abaturage benshi bakomeza bamuye inkwenene bamugaya bavuga yuko iki ngiki ari igikorwa cy'ububwa. Ibi byabereye mu ntara y'umujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo. Mbabwira ni isoko y'amakuru nawonge bageze guho nitwa Mwinyabari Obedi nkuko bisanzwe. Obi Time News.